kwebwe abagore ntago bajya basebya abagabo kuko n'umugabo ni yaje agasanga byabyarirwa serera ari kwepera ntago abagabo bajya bakunda kugaragara muri ibyo bintu sibyo arihirikira umugore akaba ari urwana nabyo sibyo rero ngewe aho natangiriye mvuga yuko aba bantu babishya ibyishimo by'umuryango nuko bazana ikintu cy'amateranya hari umuntu watunga iwawe akajya guteranya n'umugabo cyane iki kintu ntago ari cyiza tunenge n'abagabo nabo bumva amabwire umuntu aza kukubwira amabi y'umugore wawe umugore washatse n'ubumuzi ese wowe niba ubwiwe wagenzuye niba ibyo bavuga ukabona abantu baza bakugana burya n'urugo abantu bemera kubamo ni rwa rugo rwiza rutuje bubaha abantu babakunda rero ubonye abantu bakunda iwawe ntiwumve mvuga gutyo ngo uvuge ngo urabirukana shima Imana yuko bahakunze buri hari icyo bakubonyemo we mugabo cyangwa we mugore babonye ko muri imfura muzi ku ntavuze wenda ku bagore bameze batyo nagiye mbona kenshi bene abo bantu ari bo babangama ukabona umuntu agiye kukwiriza mu mudugudu akuvuga ukuri n'ukutari kandi mu by'ukuri niba umuntu umugaburira akaba aba mu nzu yawe adakodesha wenda bumwe wowe uranayikodesha unayabona wiyushya kuya sibyo ibyo ntabiha agaciro ishuri mwamurihiye ntaha agaciro ubuvuzi mwatanze igihe yarwaye akajya avuga yuko uri mubi ntago bajya bavuga abagabo kuko abagabo ibyo biba mwigendeye akenshi sibyo umugore watonganyije abo bana mu rugo batogeje ibyombo sibyo cyangwa batatekeye igihe cyangwa batamumenyeye umwana mu gihe adahari yagiye mu kazi igihe abatonganyije we mugabo ntubuhari niyo mpamvu rero niyo bagiye kudusebya basebya twebwe abagore ntago bajya basebya abagabo kuko n'umugabo ni yaje agasanga byabyarirwa se la protection de mon cœur Mes amis qui sont avec moi sur la protection de mon cœur, je vous salue très 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 beaucoup. Je vous salue avec beaucoup de joie. Je vous salue avec beaucoup de plaisir. Je suis très contente pour être avec vous sur la protection de mon cœur. Reka nongere kubaha ikaze mwese abadukurikira kuri La Protection de mon cœur. Nizere ko muri amahoro, nizere ko mumeze neza, ariko si witwakire wameze neza ratubwiye. Ya hatari niko mora ariko nakubwiye ko ngiye mura meze neza. Nta byacitse kwanjye. None se kandi abagukurikiye ubazaniye iki? Abankurikiye mbazaniye amahoro, mbazaniye umugisha, mbazaniye udushya twinshi uyu munsi. Ndashaka kubigisha uburyo abantu benshi mu rugo babishya ibyishimo by'umuryango. Abenshi ntago abantu benshi mu rugo ntufite urugo uzagenda uzane babyara bawe n'abanyoko wanyu n'abanyogosenge bose baze babi wawe umugore wawe itagenda aza nabo kwa nyina wabo nabo kwa nyirarume bose azabarunda aho ngaho urumva witureba uburyo mu rugo bitabihindura. None se baje kudusura cyangwa baje kuhaba? Baje kuhaba yego. Ubwo dufite inzu ya etage nk'iyo kwa Rubangura se buri wese akabona icyumba cyari cyo byabitwaye. Ntacyo byabitwaye gute se kandi n'ubundi babantu muzajya muhurira ku meza mugahurira hehe? Tubwire nyine ukuntu babishya ibyo byishimo kuko abantu wenda ari n'umuntu wari uri aho akavuga ati ngiye abiwacu nibajya bansura icyama bakaza tukabana icyama mama wanjye akamba hafi we naraza yamuganyira mu gahinda nagize. Yego. Babwira ibibi byabo. Ibibi byabyo niba ari n'uwo bisengeraga bihagarike. Aba bihagaritse gusa nubwo wenda navuga ko ari bibi ahangaha tuba turimo guhugurana nta byacitse nta byayobye gusa hari akantu biba ngombwa ko tukavugaho kugira ngo ejo ntujya kubona kabyaye ikibazo uzibuke ko ari aho wakigiye umenye n'ukuri bukitwaremo sibyo. Ahangaha rero ahantu navuze yuko abantu benshi babishya ibyishimo by'umuryango no kuvuga ngo hari ukuntu tureba urugo rugizwe na papa na mama n'abana sibyo. Yego. Wenda reka mbihere hano mubona yuko haharawe ibintu byo kuboneza urubyaro twigishwa kubyara bakeya dushoboye kurera. Kera
nanjye ntabwo ndi mukuru cyane ariko sindi n'umwana. Kera abantu ba kera nkubwira ibyo nabonaga iwacu, abantu ba kera barahingaga ibishumba byinshi, imyumbati myinshi, amateke bakeza, amasaka, ugasanga mu rugo hahora ibigage, hahora inzagwa kubera ibitoki biba byaramenetse, sibyo? Ugasanga umuturage wese afite amahegitari n'amahegitari ahingamo, ugasanga ari na voka zihanura, mbese ibintu by'imbuto atari ngombwa kwirirwa umuntu ajya kubigura. Yes. Icyo gihe bahahaga utuntu dukeya, inyanya, inyama, utuntu nk'utwo. Akenshi rega n'umuceri n'inyama nabyo akenshi bigahawa kuri Noheli cyangwa n'ubunani. Yego, ubundi bakiriye ibyo mu murima wabo. Icyo gihe wajyaga ubona urugo rwizihiwe no kuba rubabwamo n'abana benshi, yewe na za famiye zaza, ukabona nta kibazo, bagateka urukono rw'ibyumbati bakaruhirimbura hariya, bakarurira ku nkoko, mwese mukabona ni byiza. harya byajyaga ku nkoko cyane ku ntara, byajyaga ku nkoko cyangwa ku ntara bitewe n'uko mungana. Abantu bariraga ku isahani bari bakeya cyane, sibyo? Urumva ibiryo byari bihari, ntago umuntu yumvaga yuko abantu nibaza mu rugo ari burya kinze cyangwa yishe, nta mururumba wabagaho. Abantu benshi bari abakungu, harya ngo barakungujumba byashoboka. Noneho rero twebwe ahise irimo kutwerekeza ubu ngubu, ntago ibyo tukibibona. Urarya ikijumba uvanye ku isoko, urarya ikirayi uvanye ku isoko, guhinga ni gake nabwo, ugasanga bya bindi wahinze ntago bitosheje kuko uri bukureho utujyana ku isoko kugira ngo ubone minerivare y'abana. Ariho noneho leta idukangurira kubyara bakeya dushoboye kurera, amashuri arahenze, abana kurya ni kuri manu mfashe, ugasanga amafaranga aratubaniyanga. Rero tugeze mu cyiciro cyo gukora ekonomi, ukumva urashaka gutunga abana 2 cyangwa 3 nk'abanjye, ntago ushaka 7 kuko mitiwere ari ikibazo, kuko amashuri ahenze, yewe no kugabura birakaze. Kera abana binyweraga amata, genda byibuka nyirakana najyaga njya kwa sogokuru ubyara papa takana gatoya, bagakama inka niceto nabaga mese gutyo, nakundaga amata nk'ipusi, bagakama nicaye iruhande rwe, ahita akuraho hari igikombe bajyaga bakamiramo bita ngo kigozi, niko bakitaga icyo gikombe, cyabaga igikombe cy'icyuma, ndakireba agakama, yarangiza agahita mpereza, nkahita nshyira ku munwa. Ntabwo twari tuzi ibyo kuyateka, nta nicyo yaratwaye, urumva? Ariko ubu turanywa amata tugiye kuri dayari, ukagura litiro ya 800, bivuga ngo uyanywa ku wa mbere ukazongera kuyanywa mu kindi cyumweru. Hari n'abana bazi ko amata ava ku igare kuko ari ryo riyatembereza, tukarihagarika tuti muduhe, sibyo? Urumva aho twerekera ubuzima burimo kugorana. Noneho umuntu akirebaho ukavuga uti mama we wabyaye undi mwana, uti urambabarire namutungisha iki, sibyo? Rero ibi bintu nubwo nda turimo tubivuga twige mu rugo iwacu, reka turebe wabyaye babana 3 wumva ari bushoboye kurera. Hahise haza abo kwa so wanyu 2, ugize 5. Hahise haza ababyara bawe 6, uyisugira 11. Noneho urakora amanywa n'ijoro kugira ngo ubone ugutunga wa muryango ungana kuriyo. Tuze rero ku bagore, abagore bagowe, buri abagore bajya bahura n'ibibazo. Uzi yuko utunga abantu mu rugo bakakwanga. Nimvuga ngo abantu benshi mu rugo babishya ibyishimo by'umuryango, ubyumve kabiri, kuko hari ukuntu wenda nk'abana bawe niyo ba 30 wabatunga bikemera, kubera ko abana bubaha se na nyina. Ariko abantu bo ku gasozi baraje babaye mu rugo rwawe, urakora amanywa n'ijoro nturuhuka, igihe cyose wora umutima ugusimbagurika, uti bararya iki. Ariko bariya abantu baba bari mu rugo akenshi usanga banga abagore ba nyir'urwo rugo,
buriya uzabona nk'abantu baba mu ngo z'abandi ugasanga yikoreye umugore. Bumwe umugore yarebye aravuga ati rero uyu mufuka w'umuceri ningutegeza abana bakajya birwa bawudaha uko bashaka bazajya bawumera mu kimoteri. Akavuga ati ndabona barimo kuwunyanyagiza kuwaya, reka njye mbapimira ibikombe 2 nibyo byabahaza. Yego. Yabipima ugasanga kuko atari inyoko ugiye kubwira rubanda uti uriya nawe aragera kubi, sibyo? Kandi ntaguze imvune yo guhaha uko imeze cyane, ntaguze imvune yo guhaha uko imeze. Uriya mugore niwe uzi ibibazo afite muri rugo n'umugabo we, niwe uzi uburyo umugabo ataha nta kintu atahanye, umugore agahangayika akajya no kwikopesha. Ubwo niba yawuzanye anawikopesheje ntugire ngo apfa kuwumena uko wiboneye, bataragera. Jewe ahantu nagiye mbona ni ikintu kizonze societe, kuzana abantu mu rugo we wumva ugiye kubafasha, bagera mu rugo bakakubera ikigusha, sibyo? Yego. Aha rero tugaruke ku bagabo. Buri abagabo muri abana beza nta nicyo mwitaho. Wewe uba wumva kuba abantu bahari nyine urimo urababona, ubwo ko niko kitwa kuba abana beza, kutagira icyo umuntu yitaho. No kuba abana beza. Mwanga ntibinturukeho we, sibyo? Mwumva ibintu byose intambara zose saba ku bagore. Ntago ndimo mvuga wowe, ndimo mvuga uwanjye. Nuko rwose ndimo mvuga ndavuga pega ukuntu ngara abana beza muri societe, sibyo? Yego rwose. Noneho ugasanga yenda nk'umugabo gore aravuze ati none se aya mafaranga umpaye urumva, hakaba aho nk'ukuntu abo bantu bose utunze mu rugo, iyo urimo ubereka ikintu cya ekonomi, akenshi mbona ari byo bapfa n'abagore. Iyo urimo ubereka ikintu cya ekonomi bo babona yuko uri igisambo, kandi wowe ni wowe uzi uburyo we n'umugabo wawe ubuzima bubagoye, sibyo? Tutirengagije yuko hari abagore natwe tuba babi. Ukabona nk'umwana aje kuba mu rugo, ariko kuko utamubyaye niwo muri famiye wenda y'umugabo cyane cyane, njya mbona aribo bagirana amakimbirane, ukamufata nabi, ukirirwa umunyohagiza. Mbese habaho abagore bameze baryo. Ariko jyeho nagiye mbibona kenshi, ntavuze wenda ku bagore bameze batyo, nagiye mbona kenshi bene abo bantu aribo babangama. Ukabona umuntu agiye kukwiriza mu mudugudu akuvuga ukuri nuko utari, kandi mu by'ukuri niba umuntu umugaburira akaba aba mu nzu yawe adakodesha, wenda bumwe wowe uranayikodesha unayabona wiyushya kuya, sibyo? Ibyo ntabiha agaciro, ntaha agaciro ishuri mwamurihiye, ntaha agaciro ubuvuzi mwatanze igihe yarwaye, akajya avuga yuko uri mubi. Ntago bajya bavuga abagabo, kuko abagabo ibyo biba mwigendeye akenshi, sibyo? Umugore watonganyije abo bana mu rugo batogeje ibyombo, sibyo? Cyangwa batatekeye igihe, cyangwa batamumenyeye umwana mu gihe adahari yagiye mu kazi, igihe abatonganyije we mugabo ntubuhari. Niyo mpamvu rero niyo bagiye kudusebya, basebya twebwe abagore, ntago bajya basebya abagabo. Kuko n'umugabo niyo aje agasanga byabyarirwa serera ari kwepera. Ntago abagabo bajya bakunda kugaragara muri ibyo bintu, sibyo? Harihirikira umugore akaba ari urwana nabyo, sibyo? Rero ngewe aho natangiriye mvuga yuko aba bantu babishya ibyishimo by'umuryango, nuko bazana ikintu cy'amateranya. Hari umuntu watunga iwawe akajya guteranya n'umugabo. Iki kintu ntago ari cyiza. Tunenge n'abagabo nabo bumva amabwire. Umuntu aza kukubwira amabi y'umugore wawe, umugore washatse n'ubu muzi. Ese wowe niba ubwiwe wagenzuye niba ibyo bavuga ari ukuri, wamara kubona ari n'ukuri ugahugura umugore bya bindi njya mvuga, ukamubwira uti dore amagambo ari hanze nayavuga gutya na gutya, uravugwaho ibi bintu bihindure kugira ngo ugabanye amagambo. Siko bimeze.
rero hari abagabo bagendera muri uwo murongo ahubwo agatonganya umugore we bitewe n'ibyo nyiranaka cya se runaka umubereye mu rugo yavuze yatonganya umugore. Abagore natwe ntidushyirwa hasi, umugore nawe akabazanya iki uburakari umushinya, ugasanga urugo rutangiye kwaka umuriro. Ariko urugo rurimo umugore n'umugabo n'abana babo ntabwo ibyo bintu bijya bibaho. Abyumvise impamvu navuze yuko abantu benshi babishya ibyishimo by'umuryango. Urumva umuntu aje kuba mu rugo muramufashije watangiye kubahondanisha imitwe, kandi ibi nibyo byeze. Ubu abantu benshi rwose pe uganira n'umuntu akakubwira ati nta muntu ushaka mu rugo rwanjye, ibyo bingeza ahangaha. Kubera iki? Kubera za rwaserera zazanywe nuko bakira wa muntu. Aha rero ntanga inama ku nshuti cyangwa abavandimwe, niba hari umuntu mushaka gufasha mwabyumvikanyeho nimumufashe, n'aba ari wa muntu Imana ihaye umutima n'ikinyabupfura akabiyubahira mwibanire. Ariko ababishya ibyishimo by'umuryango babandi b'indisipurine, babandi b'amateranya, babandi za gatumwa, hari abantu baza baratumwe gusenya, mwe mukamwakira mwumva mugiye gukorera umugisha, ariko we afite uwamutumye aje gusenya. Aha rero ngiye nagiraga inama umugore n'umugabo baba bafite abantu nk'abo ngabo, simvuze ngo twirukane abantu mu ngo zacu. Urugo ni urugendwa, wagize n'umugisha ukabona abantu baza bakugana. Burya n'urugo abantu bemera kubamo ni rwa rugo rwiza rutuje, bubaha abantu babakunda. Rero ubonye abantu bakunda iwawe ntiwumve mvuga gutyo ngo uvuge ngo urabirukana. Shima Imana yuko bahakunze, buri hari icyo bakubonyemo we mugabo cyangwa we mugore, babonye ko muri imfura muzi kubaha abantu, bumva kuba mu rugo rwanyu nta kibazo. Ariko ngiye ndimo ndavuga abantu baza baje gusenya, umuntu akaza muri we afite agambiriye kuruhirika, mukibibona mwirukane. Musigare mwebwe mwenyine mwimenyera ibyanyu, kugira ngo mujye muhondana imitwe hejuru y'umuntu uzasiga mwe mwamaze urugo rugurumana wakigira mu bye. We nta gihomba afite, namara se kubatandukanya hari icyo azabahomba, ariko mwe burya muzahomba. Buriya nongere mbwira abantu badukurikiye, gusenya urugo ntago ari ikintu, ntago byungura ahubwo birahombye. Rero aha navugaga yuko abantu benshi babishya ibyishimo by'umuryango, kuko uko tuzana abantu benshi mu rugo niko dukururamo rwaserera. Izo rwaserera niba zatangiye kuza rero, igisubizo kiraha mu kugabanya ba bantu. Buri wese umwereka inzira imucyura iwabo, ubuzima bukagenda neza. Murakoze, ntabwo ndengaho ngaho, ibindi ndabibika nzabizana icyumweru gitaha. Urakoze nawe, Imana iguhe umugisha cyane. Yego namwe.